reka mbabwire inkuru. Natewe inda ndi umwana muto cyane, nari mfite imyaka 17. Mu byukuri ubuzima bwanjye nyimara guterwa inda numvaga ariho burangiriye, numvaga nta kintu na kimwe nzongera gukora ngo cyumvikane cyangwa se abantu bakibone, bitewe n'ukuntu nari maze gusebya ababyeyi banjye. Kumenye ko ntwite nabimenye mbere y'ababyeyi banjye, ariko nakundi n'ubundi amaherezo barabimenye. Barandebye ati ese ni udukora ibi ngibi imyaka yose tukureze, imyaka 17 none ukaba uhisemo kubyara kuri iyi myaka? Ese ninde wagushutse? Ninde watumenye ubura ubumuntu n'ubwenge bwo gutekereza ko uri umukobwa ugomba kwiyitaho? Mu byukuri nanjye sinzi ukuntu byagenze, nabonye nyine biba, ariko byari uburangare bwanjye, bwari ubujeje bwanjye kutita ku nyigisho ndetse n'uburezi ndetse n'uburere ababyeyi banjye bari barampaye. Nakundi bari kubyakira, nyine barantunga n'umwana baramutunga. Mu byukuri niba ari ahantu nababaye, niba hari ahantu nababaje umuryango, nicyo gihe menya ko maze gutwita nanjye isoni zaranyicaga, nkavuga ese ndagenda muri rubanda, ese ndabwira abantu ko iyi ndarinde wayineye, dore ko umuntu wayineye narumubuze rugikubita. Umunsi twabonanye ni nawe munsi twaryamaniyeho, ni nawe munsi muheruka. Naramuhamagaye nimero ntago yongeye gucamo ukundi. Ubuzima bwanjye bwatangiye kuba bubi, ndavuga ese uyu mwana ntwite bwo nakura nzamubwira ko se arinde? Ese nimubwira ubuzima bwanjye nazanyanga akabona ko yaje ku isi atabishaka? Mu byukuri nta kindi nari gukora uretse gutuza no gushaka ubuzima. Nta kintu na kimwe numvaga nasaba ababyeyi, ariko nyine nari kubikora kuko n'ubundi ubuzima bwanjye bwari kuba buri mu kaga, kuko nibo abantu bonyine banyumvaga, nibo bantu nyine banyitagaho bakanshakira ibintu binijya kugira ngo bitunge umwana ndetse n'ubwanjye. Nibwo nanjye nabonye ko ngomba gukora amakuboko mu mufuka, nkakora nanjye nkabona icyo nahereza umwana wanjye. Ariko mu byukuri ubuzima bwari bugoye. Niba ari ahantu nababaye ni igihe menya ko ntwite, niba ari igihe nabaye mu buzima bubi, igihe nasebye, igihe rubanda banyose, igihe numvise ubuzima ko ntacyo bumaze, nicyo gihe numvaga nta kwiyahura nkishyira ku mugozi, ubuzima bwanjye bukaburarangiye. Ariko natekereza umwana wanjye nkavuga ngomba kumuha urukundo, wenda nanjye iri ni isomo nzigisha abandi bana. Nibwo nanjye nyine nakomeje gukora nkiteza imbere, ariko bikanga. Najya ku kazi bikanga, akazi se akahe, kwirirwa mvomera abantu, kwirirwa mesera abantu kugira ngo ubuzima bwanjye bube heza. Abana twiganaga amashuri bari batangiye kuyasoza, abandi bakanseka, abandi bakanangaho ingero ngo urashaka kuba nka runaka. Mu byukuri narihanganye, umwana ndamubyara, ariko byari bikomeye. Ni hahandi numvaga ubuzima bwanjye burangiye, ndavuga ese ku mwana ageze ku isi azagira iki, azambara iki, tuzabaho gute? Ese nzahora nsaba? Ese ko nyiri umwana nzasaba n'umwana musabire bikunde? Nibwo ngewe umutima wanjye naravuze ngomba kwicara nkashaka icyo nkora, nkashaka ikintu nakora kugira ngo giteze umwana wanjye imbere, nanjye mve muri ubu buzima. Nari narataye ibiro, nta biro nyigira, nta buzima nyifite. Ubuzima bwarambabaje, aho nageze gukomanga ku gipangu ku kindi mbasaba mfunguze ngo ese mwambabariye mukama amazi yo kunywa. Kumbe se amazi nashakaga, ahubwo hari igihe byabaga byandenze nkakomanga, nkavuga wenda niba amazi bakabona ukomeze n'umwana baraza kutwitaho twese baduhereza ibiryo. Aho nakomangaga baranyumvaga bakama amazi ariko aherekejwe n'ibiryo, aho nakomanze bakama amazi aherekejwe n'imyenda yo kwambara. Abandi bati dore ni yandaye ngo genda utanyanduriza umwana. Mu byukuri nyine bari kubivuga kuko ni bwo buzima bambonagamo. Muri ubwo buzima nagendaga nkora, hari abantu bagira neza bagendaga bama udufaranga. Ibyo ngibyo byose byari kugira ngo binyigishe mu buzima bwanjye. Nibwo rero naje gufashwa n'umubyeyi umwe ku isi, yabanaga n'umugabo we ariko na mwana bigeze bagira. Arangije aramamagara arambona ngo ese kuri hano, ndamubwira rero ngende hano. Namubwije ukuri, bati natewe inda, ariko buri gihe mba mfite agahinda n'umubabaro wo gusubira mu rugo kugira ngo bandere barere n'umwana wanjye. Niyo mpamvu akenshi ubona buri gihe mbyukira hano nkubura sabiriza ngo ese uje mu rugo hari ikibazo ukaba nk'umukozi wo mu rugo, ariko twita kuri wowe tukita no ku mwana. Urumva nyine byari bigoranye. Muri jewe numvise ari nk'igisubizo, ariko ndibaza ninde uzanyakira ngo ngewe n'umwana cyangwa agiye kunkoresha akazi kuburetwa n'ubundi. Nyine nago nari kubyanga, nahise nemera ati nta kibazo. Twaragiye tugera mu rugo, yamfashe neza, yanyitayeho umwana nkuwe. Rimwe na rimwe yaramutwaraga. Umwana wanjye yari kiri mutoya cyane ku buryo we yamutwaraga benshi bati dore noneho yarabyaye. Mu byukuri nago yigeze abyara, kumbe yari umwana wanjye yari afite. Nkasigara mu rugo, umwana akamwitaho, ahantu hose bajyanye akagendana nawe. Abantu batangira kumva ko umugore yabyaye, mu byukuri nta mwana yari afite. Arangije aricara ati uyu mwana wawe rero ndamukunda, n'abantu benshi bazi ko ari
wanjye mu by'ukuri urabizi ko njye n'umugabo wanjye tutabyara. Ndangije ndamubwira nta kibazo niba ukunda umwana wanjye uzajya umutwara ahantu hose. Umwana wanjye yaramukunze ku buryo nanjye ubwanjye natangiye kugira ubwoba, ariko mu by'ukuri nareba nkabona nta kindi uretse n'urukundo rwo kuba atarigeze abyara. Numva ndababaye mu mutima wanjye, agahinda karanyishe cyane, nkabakorera icyo bashaka cyose kuko bari bamaze kumbeshaho neza, ndangije kumera neza n'umwana wanjye ameze neza. Nibwo nababwiye ko nanjye rero nashaka udufaranga nkagenda nkagira icyo nkora. Nari maze guhembwa amafaranga kandi meza, ngomba kugenda nkagira ikintu nkora. Barangije bati rero wikwigora, guma hano, umwana wawe tuzamurera kandi nawe tuzagushimisha mu buryo bwose ushoboye. Umugore n'umugabo rero bari bafite amazu, ubucuruzi bakoraga kugira ngo biteze imbere. Bati rero hano dufite amazu, nta mwana dufite na n'uwo turiza, uwo twita umwana n'uyu nguyu wawe. Kandi abantu benshi bazi ko uyu mwana ari uwanjye. Mu by'ukuri hari n'abaza bakamereza gift bazi ko uyu mwana ari uwanjye. Mu by'ukuri ntabwo yigeze abo uwanjye, urabizi neza, bitewe n'umugisha wazanye muri uru rugo, bitewe n'ukuntu watumye abantu bongera kutubona ko turi abantu, bongeye kudukunda, bakongera kubona ko turi abantu natwe nk'abandi. No kuri turakwemereye, ba hano ibihe byose. Urabona iriya nzu, urabona iriya shop ni yacu, ariko turayiguhaye. Ibyo dufite birahagije, nawe turayiguhaye, genda uyibemo n'umwana wawe. Byari bimaze kundenga, babimbwiye numva sindi kubyumva neza. Bati iriya shop turayiguhaye kandi uzayibemo wowe n'umwana wawe n'umuryango wawe. Byaranshimishije, numva birandenze, mbura icyo kubaha. Ndabwira cyakora mu mbereye ababyeyi aho batabaye, mu mbereye inshuti nyanshuti, abantu twahuye na n'ikintu duhuriyeho, ariko mwambereye abantu b'umumaro. Bati ngo nta kibazo, natwe watubereye umugisha kuva wagera hano, ibintu byose byarahindutse mu rugo, no kuri watubereye uwo mumaro. Mu by'ukuri nanjye ubuzima bwanjye bwatangiye guhinduka, nibwo nanjye nabaye mabuja, ntangira kujya muri ya shop nyine abantu bambona bati ese uyu ni wa wundi wasabirizaga. Abantu nyine byarabagoye, ubu nanjye niteje imbere, meze neza, ubona kongera kurarikira iby'isi, unakongera kwishora mu bibi, kandi ibibi bifite iherezo. Ndakubwiye wowe mukobwa wumvise iyi nkuru, wowe mwana muto wumvise iyi nkuru, reka bikubere isomo, uzirinde kwiyandarika, uzanyurwe n'utwiwanyu, kuko ibyo byambayeho byose natwawe n'iby'isi, kuko ibyambayeho byose byari impamvu zo kuba nararikiye ibintu byinshi bigatuma binshyira mu kaga. Urakoze cyane, kora subscribe, like, comment niba wakunze iyo nkuru.